Kankugire inama y'ukuntu uzaha agaciro imirimo y'amaboko yawe. Itegeko ry'amasaha 100 riguha ishusho y'ibyo ugomba gushyira imbere mu buzima bwawe, mu mikorere yawe ya buri munsi. Ni ukuvuga ko uburyo ukoresha amafaranga ujye ubanza uhe agaciro k'igihe uba watakaje urimo uyakorera, kugira ngo ya mafaranga uzabashe kuyakoresha uha agaciro ibyo ugiye kuyakoresha, bikubyarira inyungu atari ibiguhombya, kuko uba warayakoreye akuvunnye. Niyo mpamvu rero ugomba guha cya gihe uba wari urimo uyakorera, cya gihe uba uyakorera ukongera ugaha agaciro ibyo ugiye kuyakoresha bitari buguhombye, ahubwo biri bukungure. Ni ukuvuga ko ubuha imbaraga z'ibizakugirira akamaro mu gihe kizaza. Imbaraga z'uba urimo gukoresha kugira ngo ubashe kubona ayo mafaranga, uba uri guteganyiriza za mbaraga utazaba ukibasha gukora, ugaha agaciro ya mafaranga y'icyo ugiye gukoresha. Uha agaciro bya bintu ugiye gukoresha ya mafaranga, kugira ngo bizakugirire umumaro muri ya myaka iri imbere uzaba utakibasha kuba wakora nk'uko wakoraga ugifite imbaraga. Ni uguteganyiriza za ntege nkeya ziri imbere z'igihe kizaza tuba tutazi ukuntu bizaba bimeze. Hari amategeko abantu bagiye bakurikiza akabahindurira ubuzima. Ayo mategeko ni ayahe? Reka turebe ayo mategeko yagufasha guhindura ubuzima. Muri Bibiliya niho bajya bavuga ngo itegeko risumba ayandi yose. Itegeko risumba ayandi yose ryagufasha mu buzima bwawe. Dukurikije icyanditse mu mategeko tuzi aba muri Bibiliya, ni irihe tegeko ryagufasha mu buzima bwawe risumba ayandi mategeko, rya tegeko ushaka kugereranya na zahabu? Hari irya mbere bavuga ngo kunda mugenzi wawe uko wikunda. Hakabaho irindi tegeko bavuga ngo kunda Imana n'umubiri wawe wose n'umutima wawe wose. Muri ayo mategeko, itegeko njye nabona ryasumba ayandi ni ukukunda mugenzi wawe uko wikunda. Banza ukunde mugenzi wawe uko wikunda. Reba uburemere wikundamo, ubwo iyo shusho wikundamo wowe, banza nawe ariyo ukunda mugenzi wawe. Urukundo ushaka bagukunda ruhe mugenzi wawe. Ibyo ushaka ko bagukorera banza ubikorere mugenzi wawe. Ubufasha ushaka ko baguha banza ubuhereza abandi. Ibyo wakwikorera bikorera abandi. Icyo utumva utakorerwa nawe ntukagikorera abandi. Nushaka kubahwa ubaha abandi. Ibi ngibi mbigereranya no kubiba imyaka mu murima, kuko ibyo ubibye nibyo usarura. Ibyo ubibye rero nibyo usarura mu buzima bwawe. Mu buzima bwawe ibyo urimo ubibira abandi nawe nibyo usarura. Ibi ngibi kugira ngo ubishobore ni ukwihatiriza, ugashyiramo imbaraga, ukabikora ku mbaraga. Uzarebe niyo wiyumva ko utagomba gukora siporo, ukumva ko siporo wumva ikunanije, uyishaka ariko ukumva bitakurimo neza, urihatiriza ukavuga uti noneho reka njyeyo. Ukagenda gake, ukavuga uti ngiye kuva aha n'amaguru ngere hariya mu buryo utashoboraga, ukarenga aho utashoboraga kugera. Cyangwa se ukavuga uti ngiye gukora jimu, ukihatiriza ugafata umwanya ukavuga uti ngiye muri jimu. Ibikorwa rero uba utakoraga ugomba kwihatiriza, ukavuga ukagenda tape pari tape, ukagenda gake gake ugenda wimenyereza igikorwa runaka, wisanga warakigezeho. Ni ukuvuga ngo 20, reka ntange urugero, 20% y'ibyo ukora, 80% n'ibyo ubona. Iyo uvuze 20%, uganira 80%. Ibyo uzajya ukora, ibikorwa uzajya ukorera abandi, 20% ukorera abandi, bizajya biguha nawe ibindi 80% byo wakoreye abandi.
twige gutanga umusaruro ku bandi, dufashe tubikuye ku mutima, tubifashe dushaka. Nufasha abantu 20% ukabifasha abantu 80%, nibyo nawe bizakugarukira. Iri ngiri baryita itegeko rya Pareto. Impamvu baryita itegeko rya Pareto, ryavumbuwe n'umuntu bita Pareto. Vilfredo Pareto niwe wavumbuye ibi ngibi maze kuvuga haruguru. Yavumbuye ibintu by'iterambere mu bantu, iterambere mu bantu mu by'ubukungu. Yagize uruhare rukomeye muri sociology na political science. Ubukire bw'isi 80%, ubukire ku isi 80% bufitwe n'abantu 20%. Ubundi kugira ngo ugire imbaraga, ubashe kugira icyo ukora, imbaraga z'umwimerere, za mbaraga wumva kwiyumva ukomeye umeze neza, ukibyuka, ukimara kubyuka, jya wicara witekerezeho. Uricara ukabanza ugafata umwanya wo kwitekerezaho iminota mikeya, ugatuza, ugafata ikirahure cy'amazi, ukiva mu buriri ugafata ikirahure cy'amazi ukayanywa. Ugira imbaraga, kubera ko uba ubyukanye umunaniro, umubiri waraye ukora, ukabyuka umubiri wacitse intege. Mbere yo kugira ikindi ukora muri wowe cyangwa irindi funguro rya mu gitondo ufata, ujye wicara ufate ikirahure cy'amazi.